hari ibyo bita roshadi weyi. Babyita nguki? Babyita roshadi weyi, ni ukuvuga ngo roshadi weyi ni ugufura ugahita wambara ako kanya. Yakiriye neza cyane. Hariye n'ikintu naherukaga kurya. Wariye iki utaheruka kurya? Hariye inkoko. Waheruka nko kurya inkoko ryari? Sebwo ntabibara ntabwo byizi ntabwo imyaka nyibuka ariko ni imyaka. Ni imyaka. Ubusabashije kubona icyo kurya? Oya nagikurahe. Ubuse wajya kukugurira icyo kurya wabyakira ute? Aka gusa nako mbese wakigura muri iki gihe n'ubukene. Ni nk'icyo udaheruka kurya? Nta ukete nk'uguriye nk'akaboga rwose. Akaboga kanyama? Akanyama rwose. Ntabwo gaheruka? Ntabwo gaheruka. Yes, tubahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Aya masaha ni amasaha ya saa sita, ni amasaha abantu benshi baba bagiye ku meza, ariko harimo abantu batabashije kubona ifunguro. Harimo abantu batagiye ku meza uyu munsi bitewe n'ubuzima bashakishije biranga. Niyo mpamvu rero hari igitekerezo cyaturutse ku bantu babiri, ni Delicioso Cafe ndetse na Legacy TV. Baravuga se uriya muntu utabashije kubona ibyo kurya, twe twabashije kubona ibyo kurya tukanasagura, nta kuntu twagira icyo tumugenera. Ni muri gahunda bise Beta we Share. Beta we Share rero ni gahunda izajya iba kabiri mu cyumweru, aho tuzajya tuca ku mihanda tukareba umuntu udafite icyizere cyo kubona amafunguro ya saa sita, tukamuzana agafata amafunguro meza nta kindi kintu gisabwe. Rero uyu munsi tukaba tugiye gutangirana na bamwe mu bantu tuganire, batubwira uko umunsi wabo wari umeze n'uko bakiriye gahunda yo gusharinga amafunguro ya saa sita. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, ni gahunda Delicioso Cafe ndetse na Legacy TV bafatanyijemo mu kugaburira abantu baba batabonye ibyo kurya mu masaha ya saa sita. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umwe mu bafatanyabikorwa bamaze kugaburirwa. Bose gahunda wayakiriye ute? Iyi gahunda mwadufashije cyane kuko kubona amafunguro y'iki gihe muri no minsi bitewe n'ikibazo cy'imvura ukuntu maze iminsi igwa tukabura aho dushakishiriza. Abantu nkatwe turya ari uko twakoze, kubona amafunguro muri no minsi biragoranye. Hanyuma ubundi amazina yawe witwa nde, ukora iki? Ubundi amazina yanjye bakunze kunyita nyirimizigo kuko n'ubundi ndi umukarani njyewe njya ari uko nashakishije, ariko bitewe n'uko akazi kamaze iminsi karabuze muri no minsi biri kwanga rwose. Ubu no kubona amafunguro ya saa sita ni ikibazo gikomeye. Buriya nimba uri umukarani nko ku munsi ushobora kwikorera nk'ibiro bingahe? Ibintu byabonetse ku munsi ushobora kwikorera nk'ibiro nk'ijana cyangwa 150, ariko ubu kuva nko mu gitondo urebye nta nubwo ndikorera n'ijerekani y'amazi. Akazi ni ikibazo muri no minsi. Ubwo iyo wikoreye umuzigo w'umuntu aguhangahe? Umuzigo w'ibirayi nk'ibiro 30 kubijyana nko muri kilometero 2 cyangwa 3 aguha nk'amafaranga 300. Urumva ayo ngayo kugira ngo uzashyikire ku mafaranga yo kujya kwigurira ipura y'ibiryo ni ikibazo gikomeye muri no minsi. Hanyuma ubu ni icyo wabwira abantu rero baba bafite ubushobozi babonye icyo kurya, bajye batekereza kuri bagenzi babo batakibonye gute? Rwose abantu baba bafite ubushobozi bakaba bafite nk'ibyo kurya, bajya bagerageza bagafasha abantu nkatwe tuba tudafite icyo kurya, tuba turi gushakisha kuko ntabwo tuba dufite amikoro ahagije, kuko turya ari uko twagize icyo tubona. Ariko iyo badufashije nk'uku twari twaburaniwe tukabona muratugobotsa ati mwakira amafunguro yo kurya nk'izi saa za saa sita, rwose ubu turishimye cyane, mwakoze cyane. Hanyuma rero iki ni igikorwa cya Beta we Share, aho ushaka ufite 2,000 ugakoramo 1,000 ukagaburira umuntu umwe, nanjye ngakoramo 1,000 tukagaburira umuntu umwe, kugira ngo abantu baba batabashije kubona amafunguro uyu munsi babashe kuyabona. Hanyuma ndabona hano inyuma n'undi musaza, muze bimeze bite? Bakwita nde wowe? Manirareba. Iki gikorwa cyakiriye gute cyo kuba bakugaburiye hano? Igikorwa rwose ndishimiye cyane bitangaje. Nari nzi ko natari burya, ariko ndabashimira kuba igikorwa mukigoreye. Ukuvuga ngo nari nzi ko ndi kunaburara, ariko kuba ndiye ndashima Imana, namwe mashima. Murakoze cyane. Muze nari maze kukubaza ko iki gikorwa cya Beta we Share cyo kugasangira wacyakiriye? Igikorwa yacyakiriye neza, ngo tumaze kugera amasaha yo kurya, ariko nta n'igiceri
cyasenkanira niribitseho si n'uyu munsi gusa bimbayeho nkubeje ku wa kabiri narabwiriwe nanaburara no mu gitondo nari cyaye nanywe ariko mpuye namwe ndishimye cyane. none uyu munsi rero Delicioso Cafe ndetse na Legacy TV byakugobotse baravuga ati uyu munsi turasangira amafunguro ya saa sita mu gikorwa cyita beta share. Hanyuma ugira umugore n'abana? Mfite umugore n'umwana umwe ariko sinzi nabo buryo simba ni buryamo simbizi. Numvaga ngiye murabimana ndavuga ati si bijye njyenyine cyangwa mbetere tugeze gusangira ndavuga ati si ntabwo byashoboka ariko ubundi ku mutima wanjye numvaga ko nabijyana tukabisangira n'umugore n'umwana. Hanyuma rero duciramo muri make mukuntu mu gitondo baba wabyutse uje gushakisha uko biba byagenze duciramo nk'umunsi wa ko wagenze kugeza aya masaha. Uyu munsi ubu mbereye mwiza kuko wari wambereye mubi kuva kiza akantu mu nda ndishimye cyane. Hanyuma beta share dufite gahunda nyinshi uretse no gusangira na gahunda zo gutanga imyambaro ku bantu badafite imyambaro. Gira imyambaro se ubundi? Imyambaro dore nukuvuga ngo hari ibyo bita roshadiwe. Byita nguki? Babyita roshadiwe nukuvuga ngo roshadiwe ni ugufura ugahita wambara ako kanya. Imyenda tuba dufite ni iyi ngiyi twambaye no kuvuga ngo ni ukuyifura nimugoroba ukayifura ukayanika mu gitondo ukongera ukayishyiramo kugira ngo abaturage batabona uri gusa nabi cyangwa ugenda unukira abaturage. Nk'umuntu w'umupapa rero ufite nk'abana tugerageza kugira ngo dukarabe nyine nubwo ya myenda tuba tutayifite iyo dufite iyo dutashye nimugoroba turayifura tukabasha kugira ngo duse neza abamudukoreye. Iyo uvuye mu rugo ugiye gushakishiriza he gushakisha ute? Nuvuga ngo ngubu kuva hano mu Ryogo aho bashyiriwe ino mihanda amatiyo y'amazi barayaciye amazi mu baturage hose arabura bakazenje kuvuga ati nukuvomera abantu. Ubuvomera abantu? Injerekani mwivomera ngahe? Ni 100. Ni 100. Ushaka kuvoma injerekani zingahe ku munsi? Hari igihe nk'imvura igwa abantu bareka nkabura wo mvomera ngahita ndaburiza bikanga ejo nkongera nkagaruka. Umuntu arigiye umuntu abakeneye injerekani enye akama 400. Nuko urumva ntiyavamo na yapura y'ibiryo? Ni pura y'ibiryo ntago yavamo nukugira ngo iyo ngejeje saa 8 mitambe mbonye nk'igihumbi bitagijyana bagateka mu rugo bakarya. Tugisera mu rugo no kwa ngo ushaka no kwigomwa kugira ngo mu rugo barije wewe. Je singe ngabe ukitangira bose zinyuma. Numva bitoroshye. Birakaze ntabwo byoroshye kuko erega nabo ngabo tuvomera ntago baboneka buri munsi. Agari buri munsi. Ko ngubu mudusanza ku muhanda twabuze imvura yarayiguye kubera ko imvura yarayiguye baretse ubu twabuze abo tuvomera niyo mpamvu mureba akazi kabuze musanze duhagaze hano nta mafunguro yo kurya muri make n'imvura iyo yaguye n'imiryango yacu ntago ibaho bitewe nuko tutabona aho dukora ngo nayo ibone ibyo kurya. Hanyuma se muze ubwo nk'imyambaro harya buriya nk'umwambaro nk'umupira ugura ngahe? Umupira ugura nk'ibihumbi 3. 3 ubwo kugira ugure nk'umupira bisaba ko ukora igihe kingana iki? Ni kinini kuko ntabwo navuga ngo ndabika ngo 100 ngo zagura. Ese wabika ntabwo wabika gute se bone nk'igihumbi yo nabonye menshi ni 5. 5 ubwo rero bitanyimanukana umugore n'abana bakari kandi noneho umenya ntabwo rwo kurya no kwishyura inzu tuba tubikeneye. Ba mu nzu kodesha? Ubwo ikodesha ngahe ku kwezi? Nibera hejuru yakwishyura aho bita mu Kigali. Mu Kigali naho haba amazu y'amake? Akodeshwa ngahe? 7. 7 ku kwezi? Rwango ni ibihumbi 10. Rwango ni yanze ariko ni yanze imvura ishobora no kugwa ukajya kureba aho ugama bitewe no kugira ngo ureba gusa uhishe umutwe ariko ubundi yanze uryama amaguru akagaragara cyangwa ukarara uhige ku buryo utarambura n'ubwabuze bungana gutya gutoya cyane za 7 nawe urabyumva. Ubu se uba wumva ari nk'iki kintu cyagukura mu ubwo buzima urimo? Ubwo buzima keretse mbonye nk'akazi nyine wenda kambemba ko ku kwezi kaguhemba nkangahe yakemura ibibazo byawe? Cyokoza ntabwo navuga wenda ngo benshi iyo byabihumbi wenda 30 byagira ikintu bibifasha. Ubonye umuntu ugwa akazi kumbi 30 byagufasha? Byafasha.
hari izina ryawe ngo ninde? Mani irareba isa. Mani irareba. Nyuma mu gusoza duhereye kuri uyu mupapa, ni iki wabwira abantu bagukurikiye kugira ngo iki gikorwa kizakomeze? Ikintu nababwira nuko cyambere nuko mbashimiye ibintu mugaragarije, muramfashije cyane bikomeye, nubwo n'ubundi ngifite agahinda kuko ubu bigiye kwira nabo mu rugo sinzi uburyo bari bubonemo amafunguro, ariko ubu ngubu ugiye kwikaraga ndebe ko nabona na 500. Iyo banywa ka cyayi ukagura agasukari ukanywa ka cyayi baramuka. Icyo nabwira abantu rero nuko mwadukorera ubuvugizi ukareba ukuntu mwadufasha tukajya tubona amafunguro n'imyenda. Ndabona hano hirya hari undi musaza nawe, reka tumuganirize twumve. Njye nitwa Habyarimana Jean d'Amour. Habyarimana Jean d'Amour, ufite ubumuga bwo kutabona. Ubumaranye igihe kingana iki? Nahumye mfite imyaka 7, nawe ubu mfite 43 nawe bara. Ufite imyaka 7 none ugeze 43. Iyi gahunda se ya beta wishaya Delicioso Cafe ndetse na Legacy TV bakugejejeho yo kukugaburira saa sita yakiriye? Nakiriye neza cyane kubera ko niho nari nkigera hano, numva umuvandimwe kuko nkunda kuhatemberera arambwiye ati wowe saa sita n'igice ndagushaka. Ubwo rero ndaza ndicara ndategereza nyine iyo gahunda. Wayakiriye uterera? Yakiriye neza cyane. Hariye n'ikintu naherukaga kurya. Wariye iki utaheruka kurya? Hariye inkoko. Waheruka nko kurya inkoko ryari? Sibwo ntabibara, ntabwo byizi, ntabwo imyaka nyibuka, ariko ni imyaka. Ni imyaka. Hanyuma se duciremo nk'umunsi wawe iyo ubyutse ko ufite ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona, hari ikintu ukora ubahute? Usibye gukaraba mu maso cyangwa gukaraba umubiri, ubundi nkambara imyenda yanjye mfite iyo mbashije kuba mfite, ubundi nkabyuka nyine nkafata agakoni kanjye buretse nkakwereka ko kagiye nako nyine nkaka ngaka niko gashoboye imisozi, kuko zazindi z'abatabona zindi z'amakane branche zivunika vuba, naka gashoboye gutembera. Nkabyuka ngenda nkahita niyobora nkagenda nyine, najya kugwa mu mukingo nkayenda akagira umuntu anyobora cyangwa yakanabyihora nanjye ngashakira urwanjye mpaka ngeze hano. Ndagwehena ku mazi umaze kurya ariko ntigeze nywa amazi. Asante. Ari mu kirahure? Ari mu kirahure. Hanyuma umbwiye ko ubyuka mu gitondo ugafata agakoni kawe, uza aho ugiye se? Mba amazi gusa ibyo duhurana mu nzira nabyo simba mbizi yewe. Ariko se nta kantu na gato urebaho? Nta kantu na gato mba ndebaho. Ubwo se aho habwiwe n'iki uteretse? Nuko nahaririye. Burya hano nakoze njye simpfa kuhibagirwa. Ubu nta kantu na gato ureba? Oya. Ubu se uva harya ngo tuyahagana? Mu murenge wa Kigali, akagari ka Rwesero, umudugudu wita Makaga. Ubu se kuva mu murenge wa Kigali ukagera hano i Nyamirambo, uba wabimenya umuhanda gute? Ko utajya Kicukiro cyangwa ujya Nyabugogo? Oya, ni kwa kundi nyine abantu dufite ubumuga bwo kutabona tubashijwe no gufata mu mutwe ukametiriza ikintu ukakimenya. Ahantu iyo ntarahamenya, umuntu yanyoboye bwa mbere akanyobora ubwa kabiri ubwa gatatu ngerageza ko higenza. Noneho uyu munsi kugira ngo hano hamenye, ngo hari ukuntu bambwiye ngo hari moto iparitse ku irembo, bigenza ute? Hari ukuntu hari uduteme bambukiraho, uturaro bambukiraho, noneho ngenda ntumetiriza uko dukoze, mwakozaho inkoni nkamenya ko ariho ngeze, nkahita nzamuka. Ubu ahantu hose wagiye urahazi? Aho nagiye njya ndahazi, n'abahakorera iyo tumenyeranye ndabahamenya. Hanyuma mu kubaho kwawe rero ubuzima uyu munsi wari kurya utiyo udahura natwe? Aho gushakisha nyine ngenda mpura n'umuvandimwe afungurira, akama nk'iryo jana ngenda nterateranya, ku buryo ifunguro ndigeraho rya saa sita ngahiga n'iryo mu rugo. Usugira umugore? Ndamufite. N'abana? Bangahe? 2. Umugore wese arabona ko afite ubumuga bwo kutabona? Arabona. Umugore wawe arareba? Wamusteresa ute? Akaguteta ntabwo bikomeye upfa kuba ubundi burya umuntu ufite ubumuga bwo kutabona
urabanza ukareba umuntu mubo musanzwe muvugana cyane cyane urumva ukareba uburyo agufata niba ari wa wundi ukunyuraho ntakuvugishe uwo ni wamutera tuzoza niba ari wa wundi ukunyuraho waba ufite akantu k'akatashe yenda ku mwenda yaba atakubwira ko wambaye imyenda yanduye ubwo se urumva yabagira n'isuku mu rugo umuntu mbese ukoreye akaya babyita akaya mubizi umuntu uguhakeye niwe uhita ugenda ugaterefona niwe ushobora kugenda ukaganira ngambwira rero umudamu yamukira mu basore n'inkumi mwajyaga muhura ni ahantu nabaga ahantu aba mu gipangu tuba mu gipangu kimwe noneho rero nkajya ndeba ukuntu nyine amazi akaya nyine tukagezaho turabyumvikana. Iyi gahunda ya beta wishaya ni gahunda yatangijwe ni televiziyo yacu ya Legacy ifatanyije na Delicioso Cafe ariho hano twicaye. Ni iki wabwira abantu badukurikiye kugira ngo iyi gahunda ikomeze? Kugira ngo iyi gahunda ikomeze nk'abatwumva kandi hariya niho kamera iri nk'abatwumva kandi banahareba uko hameze akaba yenda bafite n'umutima wo gutera inkunga bashobora kuba nabo bavuga ati iki gikorwa ni cyiza kandi hari abantu baba babuze ako bafasha abantu nk'ubu ubwo bahareba bagira batera inkunga nyine bakavuga bati natwe duteremo intuza nyine tugiremo igikorwa njye ndumva ariko navuga. Hanyuma sigira imyambaro ntayo mfite iyo mfite irashaje n'utu nambaye muri gutaha nabwo nitugaruka tuzagutakira imyambaro. Murakoze cyane. Hanyuma rero bakunzi ba Legacy ni ya gahunda ya beta wishaya nk'uko twababwiyeho ushobora kubabona 2,000 umunsi ukarya 1,000 icyo gihumbi cyasigaye gishobora kuza kikagaburira umusaza we utabonye nawe. Niyo mpamvu twemeje ko uyu munsi turi bugende duhura n'abantu batabona ibyo kurya tukabagaburira mbese ni gahunda izakomeza no kuwa gatanu tuzayikomeza buri wa gatatu na buri wa gatanu y'icyumweru tuzajya tuyikora. Ubu rero tugiye guhaguruka hano tutembere ku muhanda turi ko ari abandi bantu badafite icyizere cyo kubona amafunguro nabo tube twabasha kubafasha. Mzee habari? Vitesi. Ko wasinziriye ku muhanda se muze? Bimeze bite? Ko wasinziriye ku muhanda se? Inzara yakwishe? Wariye se? Twe twashaka kujyana ahantu karya kica isari turana amasaha akuze kandi uri gusinzira ku muhanda. Iyo gahunda sura yumva gute yo kujya tugaburira abantu bafite ibibazo nk'uko? Iyo gahunda urumva ari gahunda nziza. Ubusanzwe ushakishiriza he? Ukunda kuba hano? Ubu ufite icyizere ko amafunguro ya saa sita ari buboneke? Yes, twongeye kubaha ikaze rero bakunzi ba Legacy nyuma yo kuzenguruka mu mihanda imwe n'imwe hano mu mujyi wa Kigali tugenda tureba abantu baba babashije kuva mu rugo baje gushakisha ariko bikaba bigeze amasaha ya saa 9 batarabona icyo gushyira ku munwa. Birashoboka ko ubona umuntu mu mujyi wa Kigali ari kugenda yambaye ikote cyangwa undi yambaye imyenda isa nabi nyamara mu mufuka nta kintu kirimo ari kwibaza uyu munsi ndarya gute, uyu munsi abo mu rugo bararya gute. Ni ikibazo kitoroshye. Abenshi iyo tuvuye mu rugo rero tuba tugiye gushakisha, hari igihe dushakisha bigakunda hari n'igihe dushakisha bikanga. Iyo byanze rero bisaba ko babandi byakunze bagira icyo bafasha abo byanze kugira ngo twese tubashe kubaho. Uyu munsi niyo mpamvu Legacy TV ndetse na Delicioso Cafe twiyemeje ko babandi byanze tugiye kujya tubareba buri wa gatatu na buri wa gatanu umwe byanze tumufata akaboko tumubwira ati uyu munsi wabyutse uje gushakisha amafunguro ariko bigeze saa 7 saa 8 saa 9 nta n'igiceri cy'ijana urabona ngwino tugende turebe ko wagira icyo ushyira mu gifu. Niyo mpamvu bano bagabo mubona inyuma yanjye nabo byari byanze baraza kubitwibwira ariko ntawe ujya yiheba isaha y'Imana itaragera. Niyo mpamvu rero turi kumwe nabo hano hari n'undi musore turi kumwe nawe ngiye kumuha ijambo atubwire uko umunsi we wari umeze ndetse atubwire ko icyizere cyo kubona amafunguro cyari kigeze. Banyita twagira Berto muri ibintu bya mekanike ya moto. Uri umumekanisi hanyuma duciremo
iyo uvuye mu rugo uje gushakisha ubuzima bigenda gute uva mu rugo ryari ushakisha gute ubwo ni ukuvuga ngo mva mu rugo saa 12 nkongera gutaha nko mu ma saa 2:30 saa 3 z'ijoro ushakisha amafaranga urayabona se ntabwo ari buri munsi ariko kubera Imana hari igihe uzamuka akazi kakaboneka ariko ntabwo moto zahora zipfa buri gihe hari igihe unagenda ugataha nta nayo ubonye ariko akaba ari n'igihe ugenda ukanayabona ugasanga nta kibazo ngo wowe iyo abandi bagize ibyago moto zigapfa nibwo ugize amahirwe cyane rwose nibwo usenga Imana ati moto z'abamotari zipfuye ntabwo mbonye oya ntabwo wabifuriza ko wenda zapfa gusa ariko kubera ko ariko kazi kanjye urumva nanjye mba ngomba gutegereza nkareba ugize ikibazo nkaba namufasha nanjye nkabasha kubona nabona ayo mafaranga ku munsi buri ujya ukorera amafaranga ku munsi biterwa iminsi kubera ntabwo iminsi igihura ushobora kubyuka uyu munsi nkabyuka neza abakiriya bakaboneka nkaba nakora na 7 n'8 ariko ari bwo nkora ngakora 2 3 bitarenga kandi nubwo wakora mbega noneho rero uyu munsi byanze uyu munsi rero byari bigeze mu masaa 9 utarabona ibyo kurya cyane rwose ubona gahunda ya beta wisheya niko yitwa iyi gahunda ikugeze byakiriye gute neza cyane uko umuvandimwe wabibashije kubingezaho yabizi ko yabonaga afite amafaranga nabashaga kuhagera ariko buriya yabonye nahageze aravuga ati buriya nta mafaranga yari afite hanyuma rero tubwire se hari abandi bantu ujya ubona biba byanze cyane rwose cyane nko ku mihanda njya n'ababona bakabyuka bategereje akazi bakarinda abwirana nako babonye ariko hari umuntu wambwiye ngo hano mu mujyi wa Kigali ngo hari n'igihe ubona umuntu wambaye kositimu ariko byanze cyane rwose ahubwo cyane rwose byananze ahubwo yambaye ikote ariko abwiriwe Kigali wa firifiyeri noneho hari umuntu uva mu rugo aje gushakisha bikanga ariko akabona nk'igihumbi ariko kubera ko afite urugo agahita acyohereza mu rugo kugira gitunge umugore n'umwana uriya muntu nkawe uba wumva ku giti cye wamufasha iki mu muhungu uriya muntu nyine ubwo ni ukuvuga ngo buriya ni kunegeye kubera ko nanjye nta bushobozi ariko ari ufashwa umuntu afite icyo yamufasha bamufasha kuko buriya biba byakomeye noneho nko kuba utunze urugo muri uyu mujyi wa Kigali bwo nta n'akazi ari ukujya gushakisha kereka abantu benda bagira akazi k'ukwezi ariko nko kuvuga ngo urakora ku mubyizi wajya gushakisha igihe ubyuka bikanga hanyuma rero twigarukire kuri wowe mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi buriya nk'iyo ukoze akazi neza hari icyo ubasha gusevinga kwizigamira ndagerageza nko mu tubina nkagenda nkaba nabitsamo ubonye nk'ibyo bibiri nkaba nashyiramo n'icyo gihumbi kuko Kigali tuba mu nzu twishyura ukeneye kuzishyura inzu ukeneye kuza wenda wabura ko wabonamo n'agapira cyangwa se n'agapantaro se buriya nk'iyo ugiye kuko gahunda ya beta wisheya dufite na gahunda yo kujya dusheyaringa n'imyambaro umuntu akagushakira ipantaro n'umupira nk'iyo ugiye kwigurira ipantaro n'umupira bigusaba gukora igihe kingana iki nshobora no kubera n'ibibazo n'amezi nk'atatu ashobora gushira ntaragura umwenda mushyashya amezi 3 kubera ko amafaranga n'uko aje aza nabi ubwo kuvuga ngo kuko aho ngaho umuntu ayigura ari uko yagiye muri ako kamina bayaguhera rimwe ukaba wagenda ukaba wakagura hanyuma n'icyo wabwira rero abantu batekereje iyi gahunda ya beta wisheya yo kujya bajya bafata umuntu wabwiriwe bakamuzana akarya buri wa gatatu na buri wa gatanu na gahunda izagira ni iki kintu wababwira nabwira ko nuko baba bagize neza cyane ndetse kubera ko abashomeri ni benshi urumva ko hari abazajya nabo baboneraho riziki yo kuba babonera amahirwe yo kuba barya hari ubwirirwa akaba yarya rimwe nijoro hari n'ubwirirwa akanaburara kandi urumva ko abantu
muba mwatekereje gutyo nyine namwe muba mwarebye kure kuko abashomeri kuko barahari ni benshi. hanyuma rero gahunda ya beta wishaya ni gahunda mugezweho na Delicioso Cafe ndetse na Legacy mwayakiriye mute? Byari biryoshye. Yes. hanyuma rero reka twiganire, ubundi amazina yawe ninde? Fidel. hanyuma wowe? Gasorore Lambert. duhere kuri Fidel. uyu munsi wabyutse uje gushakisha, wabyutse nka sangahe? saa 12 uza gushakisha. ubundi ushakishiriza mu buhe buryo, ukora iki? nsa naho ndiho ninjira mu kimotari ariko sindamenyeramo cyane. Ni umumotari uroba. uracyagenda uroba. hanyuma Lambert? nanjye ndi umumotari ariko muri ino minsi nta moto mfite yanjye ntwara. ni kwa kundi mba nkurana n'abandi bamotari bagenzi banjye bamenye gutwara nshakisha aho. hanyuma rero iyi gahunda yacu ni gahunda yo kugaburira umuntu tubona waburaniwe. hanyuma tubwire iyo wabyutse mu gitondo uje gushakisha zikagera saa 6 nta kintu urabona, saa 7 zikagera saa 8, uba wumva umeze ute mu mutima wawe? aba ari ikibazo nyine umuntu abatekereza ati umunsi biragenda bite ndabaho gute, ariko nyine kubera Imana ukuntu umuntu aba yizera Imana wajya kubona ukabona tubonanye nka gutya nyine. ariko uvuga uti biranze. uyu munsi mwari mwatakaje icyizere? icyizere kiba cyarangiye kuko no kuvuga ngo iyo akazi dukora iyo turi bukore ni uguhera saa 4 za mu gitondo kujyana kugera saa 6 saa 7, ariko iyo byamaze kugera aya masaha nyine ubwo gahunda yo gukora isa nkaho yarangiye aba ari ukongera guteganya ejo. wenda suretse mwebwe twahuye, hari n'abandi bantu mujya mubona mu mujyi bakata byanze? ni benshi ahantu hose, Akindiro baba bahari, Gisagara baba bahari, Rongone baba bahari. ni benshi cyane. buri seta biriho abantu byanze. benshi cyane. Akora umuntu wambwiye ngo i Kigali ngo ushaka ko umuntu wambaye kositimu ariko abwiriwe byanze cyane rwose. hari uwo wari wabona se? baba bahari benshi. ushobora kubona umuntu yambaye iryo kote ariko nta n'igiceri cy'ijana kiri mu mufuka we, no kunywa ibisigara n'isigara yibona ari uko ari uyimuguriye cyangwa ari uwayisabye. hanyuma mugira se abagore? ntabwo turabashaka. mwese muracyari abasore? hanyuma ubwo rero muri abasore ubwo muriye ikibazo kirakemutse? ikibazo kirarangiye. hanyuma reka wenda mbere kuri Fidel twiganirire, umbwire ubuzima bwawe bwa buri munsi, uko ushakisha, intego ufite. ubuzima bwa buri munsi biragoye kuko buryo udafite akazi ntabwo utekereza neza, ariko bizarangira kabonetse. ubu nta ntego ufite z'ikintu wifuza kuzageraho? wigira intego niba uri mu kazi ariko wowe witekerezaho ariko ntabwo byagucira igihe cyane. hanyuma njya kuri Lambert. wowe nta ntego ufite z'ubuzima ngo uvuge ati nifuza kugera kuri iki? icyambere mbara nsaba n'Imana ni job nizo zivaho byose, akazi. icyo uteganya cyose ugiteganya uri mu kazi. iyo nta kazi ufite nta n'ikintu uteganya, nta n'icyo wagira. ariko iyo ufite akazi, mfite nk'iyo moto ariyo ntwara 5 by'umukire biraboneka, nanjye wenda nkabasha kubona 5 nyifite, nkabasha kuba nakwizigama mu byo mba nakoreye ya boss yavuye. ariko iyo ari gutya wapi, nta gahunda. none se nk'ubu mumaze kurya muri purayi imeze neza iriho n'inkoko, Lambert uheruka kurya nk'inkoko ryari? maze igihe ntarya inkoko. Hashize igihe rwose. imyaka? None ko ari nk'iminsi cy'amezi? ntabwo twaderuka kurya inkoko. niba ndugiye nko kurya nko kurya nk'inyama no kurya izo za burushete wenda rimwe na rimwe nabwo. ariko inkoko yo urwo rwego ntabwo turujya rwo kujya muri resitora yo kubasha kugura inkoko. uyu munsi rero mwarugezeho kubera Imana. hanyuma se nk'imyambaro, nk'ubu uheruka kugura umwambaro mushyashya ryari? ntabwo mbona kugura imyambaro mushyashya. hari ukuntu uba warigeze kubona amafaranga mbere wenda ukagenda ukagura nk'imyenda myinshi yo gusimburanya. niyo myenda ubu umuntu aba akoresha muri serivisi mu byo kujya kugura imyenda ntabwo umuntu aba aheruka. tuba tumara iminsi twambariye tuba twaraguze mbere, yaranahenze. ujya kugura umupira ngo ni 10,000, 20,000. mbese gahunda yo kugura imyenda dusa nkaho tuba tutayibukora, tuba twaraguze iya mbere niyo tuba twiyambariye. mwayivuye?
hari abo kare naganire bambwira ngo bagira imyenda ibiri ngo naho umwenda umwe bita ngo nimba ari washendiwe ngo bakuramo bakamesa nijoro bagakubitamo. Nawe uba ufite imyenda ingahe mu gikapu izinze mu rugo? Nta myenda myinshi ntayo kabisa n'umbeshye n'abamundege. Ipantaro zayo nyinshi zishobora kuba 3, imipira ikaba yabibiri ahubwo nkagira ibyo kwifuriza hejuru. Hanyuma rero hariya mukorera mushakishiriza ku muhanda, iyo muri yo mwaburaniwe bagenzi banyu bagize icyo babona se hari umutima wo kubafasha bajya bagira? Umutima wo gufasha urahendura navuna nkuko ushobora kuza ukavuga uti muze mbajyane hariya niba ari muri icyo kurya mbagurira icyo kurya. No mu kazi dukora k'ikimotari haba hari umuntu wanjye ngomba kugenda, akaba ari nawe nakwaka iyo moto, akaba ari we nakwaka 500 yo kurya ntakoze. Ntabwo ari buri wese n'ubundi ugirirwa n'uwawe mu kazi kacu. Wawe niwe ugira icyo akumarira, uwo muziranye bitewe n'uko muziranye. Ntabwo ari buri wese. Hanyuma se ni iki mwabwira abantu bafite uwo mutima noneho biyemeje kuvuga ati buri wa gatatu na buri wa gatanu twe tuba tugaburira abantu byanze, baba 2 baba 3 baba 10 baba 20 baba 100, ariko tuzajya tubegera twe byakunze igihe wabonye 2 ndi 1000 uvuga ati n'uyu mugabo byanze reka ndebe ko yabona nawe cyane. Mwababwira icyo abantu bafite uwo mutima? Bariya n'umutima nyine baba bakoreshwa n'Imana, n'umutima wa kimuntu. Umutima wa kimuntu kandi umutima wa kimuntu burya urahenda, ntabwo bajya bakunda kubaho. Ariko icyo twababwira ni ukubasaba gukomeza bagakomereza aho nyine bakajya bakomeza gukoreshwa n'imbaraga z'Imana. Uzira n'imbaraga z'Imana ntabwo ari n'iz'Imana nizo zikoresha abantu nk'abariya. Twabifuriza kugira ngo Imana igikomeze ibahe umugisha, ibatera imbaraga mu byo bakora. Gahunda rero ni ya yindi, ni beta wishare. Beta wishare ni gahunda yo kwifatanya n'abantu baba batabonye amafunguro. Uyu munsi njye nabonye amafunguro, wowe wabonye amafunguro, ariko ari mugenzi wacu utabonye amafunguro ya saa sita bitewe n'uko yashakishije biranga, yavuye mu rugo yizeye nawe ko ari icyo ari bubone agakora ku munwa ariko byanze. Ni ngombwa rero ko mu byo twasigaranye twakoramo gato cyane tukabahereza. Ni umuco mwiza, umuco wo gusangira. Niba afite 5 ku mufuka gukoramo 1000 nkafasha umuntu utabonye icyo kurya, ni ibintu byiza. Uburyo bwanjye ndi kumwe na Abdul aratwibwira, ni umuyobozi waho iki gikorwa cyabereye muri Delicioso Cafe. Niwe watwakiriye atuha umwanya wo gukoramo iki gikorwa, ari n'umwe mu batumye iki gitekerezo gitangira. Ashobora kutwibwira akatubwira ni ku gitekerezo cyaje. Urakoze Isa, ibyo uvuze koko nibyo. Igikorwa ni hano cyabereye muri resitora yanjye Delicioso Cafe. Rero nk'uko bivuze wavuze tangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Munyemana Abdul. Mu by'ukuri koko igitekerezo akaba ari njye cyaturutseho ubwo nahuraga n'abagize itsinda rya Legacy TV. Dutekereza ku bantu bagorwa no kubona amafunguro cyane cyane ya saa sita. Dusanga ari ikibazo kuko gikomeye, kuko usanga abantu imikorere itakigenda neza rimwe na rimwe kubera ibihe turimo bya corona. Ariko niyo bitaba corona ugasanga mu by'ukuri ubuzima busigaye bugoye, ugasanga rero abantu ntibakibona amafunguro ku buryo buhagije kubera rimwe na rimwe n'inshingano baba bafite imiryango. Ugasanga mu by'ukuri abantu barakora ikintu cyo kwitangira imiryango, agakora umunsi wose icyo 1000 yabonye, ibyo 2 yabonye, ariko kuko yasize umugore n'abana mu rugo agahitamo kubwirirwa. Naho rero igitekerezo cyaturutse turavuga tuti se twakora iki kugira ngo abo bantu nabo bajye babona amafunguro ya saa sita. Naho rero igitekerezo cyaturutse turavuga tuti byaba byiza dusangiye, tubyita beta wishare. Igitekerezo gitangira gutyo kandi murabona ko byagenze neza. Abantu twakiriye uyu munsi baje bafata amafunguro kandi baranezerwa, ndetse tukaba twifuza ko ibi bikorwa byakomeza ku wa 3 no ku wa 5, tukajya twakira abantu hano tukabagaburira abantu batabashe kubona uburyo bwo kwigaburira mu by'ukuri. Nibukije abadukurikiye rero, beta wishare ni gahunda yatangijwe na Legacy TV ifatanyije na Delicioso Cafe. Batangije iki gikorwa bavuga ati buri wa 3 na buri wa 5 tuzajya tugaburira abantu batabashije kubona amafunguro tubashije mu bushobozi bwacu. Bivuze ko ari n'undi ubonye ubushobozi bwe bitamubuza kongera mo agafasha kugira ngo babana babe benshi. Hanyuma rero abo bantu tuzajya tubabona gute?
tubwira gahunda uko ikorwa. ni ukuvuga ngo turateganya gushyiraho nimero y'ubufasha ku bantu bifuza gufasha kugira ngo batujoyininge mu by'ukuri. niba uyu munsi twagaburiye abantu 10 turifuza ko ubutaha twagaburira 20, ikindi cyumweru tukagaburira 30, gutyo gutyo umubare ukagenda uzamuka, kuko ntabwo twari twagera ku rwego aho tugaburira umubare w'abantu kuko babikeneye. ni ukuvuga ngo rero turateganya mu minsi iri imbere gushyiraho nimero y'ubufasha, abantu bazagenda bayibona. ikindi ni uburyo bwo kugira ngo tubone kuko abo bababaye, tugenda ku mihanda tubabona abantu bababaye, ndetse uretse no ku muhanda hari n'abaza hano kuri resitora badusanga bafunguza. abo bose rero ni ibyiciro by'abantu koko tubona ko bakwiye gufashwa, kandi tukaba tuzakomeza kugenda tubafasha. Yes, ngira ngo murabyumvise, Abdul avuze ati turaza gushyiraho nimero nyuma y'ikiganiro munsi, nimero ushaka wese kujoyininga iyi groupe yo gufasha. ni groupe yo gufasha, ushaka gufasha akavuga ati uyu munsi nyine nabonye 2, reka mbaheho 1000, azajya ashyira ubwo bufasha kuri iyo nimero. hanyuma umuntu ushaka nko gufasha buriya yasabwe gufasha iki? si amafaranga gusa, ni nabo tuzaha imyambaro. Yes, nibyo koko uko bivuga, nibyo turateganya ko ibintu byaguka, abantu tukabagaburire gusa, kuko undi bavuga ko ibyo umuntu akenera by'ibanze bya mbere ni ukurya, icya kabiri ni imyambaro, icya gatatu ni ukuba afite aho atuye. ubwo rero twe turumva ko byibura dushaka gufata n'icyo cya kabiri cyo kujya duha abantu imyambaro. hari abantu benshi ntago bambaye ubusa, ariko mwabibonye bari bicaye hano babibabwiye bati ni ugufura ukongera ukahita wambara. sinzi ukuntu babyise. nurumva rero icyo nacyo ni ikibazo nacyo tugomba kwitaho, kandi tukaba twizera ko tuzacyitaho kandi nacyo kikagenda neza. ntiwafasha rero amafaranga gusa, ushobora no kuba ufite imyambaro utacyambara, cyangwa se ushobora no kujya muri shop ugahaha, kavuga uti Legacy TV na Delicioso Cafe, icyo gitekerezo mwatangije, inkunga yanjye dore ni amapantaro 5, muzashaka abantu muyaha badafite icyo kwambara. ibijyanye n'amafunguro nabwo ushobora kuvuga uti uyu munsi nakoze nacyuye amafaranga umubare runaka, nifuza koherezaho 500, 1000, kugira ngo abandi batabashije kugira ngo bakore babone nk'ibyo nabonye nabo barye. ubwo urumva ibyo ni uburyo bubiri bwo gufasha nk'uko wari ubibajije. ndumva abadukurikiye babyumvise, ni gahunda nziza, ni gufasha abatabashije kugira icyo babona kugira ngo nabo babashe kubaho. dushobora kubafasha tubaha amafunguro, dushobora kubafasha tubaha imyambaro. ku kiganiro munsi murabonaho nimero, iyo nimero niyo mushobora gucishaho ubufasha, kandi mukajoyininga na group. turakora group abantu bumva bifuza gufasha, buriya aho kugira ngo ube mu bafashwa uzabe mu bafasha. umuntu wese wifuza kugira icyo yafasha rero nazajya acisha ubwo bufasha kuri iyo nimero, ndetse ajya no muri group akurikirana uko ibikorwa bigenda. wenda tuzagenda twaguka abantu, birashoboka ko abantu bose bagize umutima wo gufasha, babandi badafite icyo babona nabo bagira icyo babona. nkaba numva nasoza rero nshimira ubuyobozi bwa Legacy TV ndetse na Delicioso Cafe bagize iki gitekerezo, kandi twifuza ko cyazakomeza n'abantu bakakijoyininga ari benshi, kugira ngo turebe ko twakemura ibibazo bigiye biri muri sosiyete turimo.